Mwaramutse bavandimwe muri TRX. Nyuma yo kubona abantu benshi bari kugorwa no gukoresha ya platform ya TRX, nashatse kubasobanurira uburyo ikoreshwa kuva A to Z, kuva utangiye kugeza usoje, uburyo application uzayikoresha. Iyi video ishobora kuza kumara iminota myinshi, ariko irimo buri kintu cyose uri bukenere kugira ngo ubashe gukoresha application. Ntabwo ngiye kugusobanurira uburyo application yunguka cyangwa ikora ite, ahubwo ni uburyo urakoresha platform nk'umuyuza. So urajya muri Chrome ngiyi hano, cyangwa indi browser ukoresha nk'abakoresha Safari, nawe urajyamo nta kibazo. So tugiye muri Chrome, ukande Chrome yawe. Mara gukanda Chrome, ufungure iyo ariyo yose, cyangwa uze hano add, reka mfungure hano. Nurangiza uze hano aho basacingira, ukandemo, wandikemo TRX. Urabona ngiye witizamo, wandikemo trxcity.com. Nurangiza ukande kuri go, hano kuri go wemeze. Reka nkore log out kuko iyi ndabona itari login. So iyo umaze gukanda kuri platform, uhita ubona home page yayo imeze gutya. Bakubwira amakuru, igihe platform imaze ngiki, ukamanuka. So twebwe rero katuze uza kuri tudomo dutatu turiho menu, tuturongo dutatu ugakanda. Twebwe tugiye gukora login ku muntu usanzwe ufite account. Urakora login hano. Please enter your mobile money, ariko ubundi gishyiramo email nibyo byiza. Hano ugashyiramo password. Ku muntu udasanzwe ufite account, bwira umu-upline wawe cyangwa umuntu wakuhaye ano makuru aguhe link. Ku bantu batazi gutanga link, reka nkore login. First of all, mbanze haba ari cyo mperaho, mbanze mbereke ukuntu mutanga link, hanyuma uwo mwayihaye n'ukuntu akora sign up. Nanga ushobora kubakorera sign up, ariko ikibi cyo gukorera sign up hano udaciye kuri link, kuko turi kubaka amatimu. Nukora sign up hano nuvuga ngo nta ma-upline uzaba ufite, kandi uriya ma-upline nagera kuri level A, kugira ngo agere ku yindi level azakenera nawe kukuzamura. Mu kukuzamura nawe ubifitemo inyungu. Kimwe nuko ushobora kunyura hano ukamusaba invitation code, ukaza ukayishyiramo hano. Ariko ku mpamvu zo kudatyping invitation code hano kugira ngo mwibeshye, niyo mpamvu dukoresha link. Ngiye gukora login hano. Nkora login, ngenda shyiramo password zanjye ziba ziri safety. Hanyuma nkande login. Mpite ninjira kuri ya home page, ariko di login. Kurabona hano biri kumbwira ngo la log out. Niba bivuga log out hano, bivuze ko ngiye ndi logged in. So duhere kuri invitation first of all, mbere yo kubanza mbereka ibindi bintu kugira ngo tuve ku kintu cya login. Niba usanzwe ufite account ushaka guha umuntu wawe link yawe ngo umwinjirireho, akubera downline, uraza hano kuri no menu turongo dutatu. Hari abantu binjira bakahita bamanuka, bakaza kubura, kamanuka gutya bakaza kubura twa tumenu. Zamuka nyine, ongera ugire gutya, umanuke ujye hejuru, ushake tuno tumenu, uze kuri invite. Ugeze hano kuri invite, uhita ukopia iyi link. Kora copy, kahita bakubwira ngo success. Iyi link ikibaye copied. Iyo umaze gukopia ino link, uvamo hano ukajya muri WhatsApp yawe. Sinshaka gufungura WhatsApp yanjye, reka tuvuge ko wenda tugiye hano muri Telegram, ariyo WhatsApp yawe. Tuvuge ko tugiye kuyoherereza uyu muntu.
tuvuge ko tugiye kuyoherereza uyu muntu witwa Jimmy. Tuza hano muri message dukande paste. Tumara gukanda paste tuyohereza, ariko ngiye reka ndeke kuyohereza. Iyo umaze kuyohereza wa muntu ayikandaho akagira ate akayifungura ikahita imuzana he. Reka tuyipestinge mo hano muri Google, mbereke nitumara kuyipestingamo hano iyo ayifunguye ikintu cyita kiza. Vuga iyo ayifunguye we ahita abona ya sign up, ariko irimo invitation code zawe automatically. So ikintu ahita akora hano rero, uhita uza hano hari idarapo, ubwo bivuze ko ari igihugu, ugahitamo igihugu cy'u Rwanda. Mu gushyiramo nimero hano ugashyiramo nimero zawe za telefone randomly. Hano ugashyiramo email yawe. Bibutse yuko niba ushyizemo email yawe hano, paying attention ko email yawe ariyo neza na nimero zawe za telefone arizo neza. Hano uraza creating password nshyashya uzakoresha kuri no platform. Iyo umaze gutypinga password hano, bivuze ngo naha ngaha uyisubizamo ukayiconfirminga. Hano nta kintu uhindura rero invitation code z'umuntu waguhaye link mwapurayini wawe. Iyo tugeze hano kuri Telegram biro option, ibintu biro option uvuga ngo ushaka kubikora cyangwa ntubikore. Ushaka gushyiramo username ya Telegram yawe, ugashyiramo nimero zawe za telefone za WhatsApp. Biri option, iyo ushatse urabireka. Warangiza ukahita ukanda hano sign up. Kimara gukanda sign up uhita ubibona ko ukoze account. Iyo umuntu wamaze gukora account, ubwo nawe uhita umubona. Kadusubire muri ya indi yanjye. Iyo umuntu amaze gukora account, uhita uza ukamubona hano team member, hahita hajyaho rimwe. Hano hahita hajyaho rimwe. Wanamanuka ukamubona hano aba ari umwe. Uwo muntu ubyaye, iyo abyaye undi nawe aza muri T2. Nuvuga ngo weho ugukomotseho direct, umudirector wawe aba ari T1. Ariko ukomotse ku mudirector wawe ubwo ni nk'umwuzukuru wawe aba ari mu T2. Umwuzukuruza wawe uwo umwuzukuru abyaye aba ari mu T3. Ni izi categories 3 bahembera batangiraho commissions. Hano hejuru invite income list ni amakomisiyo y'abantu uba waragiye winjiza. Komisiyo zabo ariko zitari direct, ko direct commission zihita ziza ku kanya ukazibona kuri available balance. Izi ngizi rero ni zigenda ziza buri masaha 12 bitewe n'uwakoze kontra uko yayikoze ingana. Urabona nk'uyu ni umutitu. Titu rero bo bagudu percentage duto yatukugeraho twabaye duke, mu gihe abati1 ubona ko tuba turi hejuru. So nguko rero uko utanga linki naho ubonera umuntu washyizemo, ubona nimero za nyuma zihera hano ahangaha. Ndavuga ngo niba nshyizemo umuntu wanjye ufite nimero iherwa na 90, ndaza hano confirming koko yagiyemo, uhita ubona n'igishoro yatangije hano, urebe na komisiyo baguhaye ko zihura. Ni ibi ngibi. So ibi byari mu kugira ngo tuve ku kintu cya login burundu, twisubiriye kuri home page. Noneho tutangire turebe mu buryo bwagutse noneho platform umuntu ayikoresha gute. Iyo ukanze kuri utu turongo dutatu niho ibintu byose bibera, niho usanga menu zose. Hano hari home page ariyo iyi ngiyi turiho. Iyi ni home page iriho amakuru ya platform, mbese niyo home page niguha ikaze. Kugira ngo urabibona Tron Energy Network Resources, bakaguha amakuru yaho energy igeze, agaciro ka energy urabona ko bigenda bihinduka buri segonda, buri uko agaciro ka energy kari guhinduka. Hano ukahaba wanahasanga ka video how to use TRX City. Sibyo mujye musoma ntimukinjire mu bintu papa. So hano ukahasanga system architecture,
uvuga ngo ni uburyo systeme yubatse, harimo AI scheduling, mbese namwe ibi ngibi mwaza kubisoma. Ibi byose aya ni amakuru y'ibanze yo kuri TRX City. Hano rero iyo bakubwiye navigation nibyo tugiye kureba, tugiye kunavigating ino app yose turebe ukuntu muzajya muyikoresha ku muntu utabizi, ku buryo usanga umuntu akubwira ngo ese ngo natanga link gute, ngo ese ngo narebera hehe, ngo yongejejemo, ngo ese mbese utwo tubazo twose twongera ngo dukemuke. So dusubiye kuri menu yacu, home page tumaze kuyivaho, tubonye ibiri muri home page. Tugiye kuri market. Market ni ukuvuga ngo ugiye kureba market, urumva mu ubusanzwe ni isoko, aka ni agaciro ka energy ubu ngubu. Hano ni agaciro ka energy ahigeze ubu nona. Energy igeze kuri 0.017,7,16,7. Ibi bivuze iki? Vuga ngo niba ufite amadolari 100, niba ufite amadolari 100, cya kibazo abantu bajya bakunda kubaza cyane, ngo ese ngo ko mfite ngo amadolari 50, ngo harimo energy zingahe? Fungura calculator yawe, fate amadolari 100 kugira ngo tumenye ama energy ari muri ano madolari, turagabanya n'agaciro ka energy. Kandi agaciro ka energy turabona ko ni 0.17,7,16,7. 0.17,7,16,7. Vuga ngo harimo energy 5,644. Iyo ushaka kumenya ama energy ari buve mu madolari ayo ari yo yose ufite, ufata ayo madolari ufite ukagabanya n'agaciro ka energy igeze ako kanya, ukahita ubona energy ziri muri ayo madolari. Icyo kirakemutse rwose. Agaciro ka energy aho tugasanga turahabonye. Iyo ushaka kugura energy rero, kwa kundi baba bakoherereje ama TRX kuri account bwa mbere, ama TRX ariho urashaka kugura account, ikintu ukora ni ku isoko, uza ku isoko kugura, uza ku isoko guhaha. Iyo ugiye kugura ujya ku isoko, niyo ugiye kugurisha ujya ku isoko, si ibintu byumvikana mu buzima busanzwe. Twaje kuri market rero, niyo tukiriho, tuje kugura ama energy. Turaza hano kuri buy, tukandiho ko tuje kugura ama energy. Bigereranya nk'umuntu ugiye ku isoko kugura ibirayi, ujyanye amafaranga, ntago ugenda imbokoboko. Naha rero tuzanya ama TRX, mwibuka ko tudakoresha amadolari. Sonza tugafata amadolari tukayakonvertinga mu exchanges, tukayashyira mu ma TRX, ubundi tukahita tuyazana kuri TRX City. Ubwo tugera kuri TRX City dufite ama TRX. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita ushyiramo ya ma TRX ufite. Niba mfite ama TRX 100, ndahita nyashyiramo ama TRX 100. Ubwo ndahita mbona ko ari energy 1,773. Mpite nkanda hano kuri buy. The amount spent cannot be greater. Nuvuga ngo ngewe nta ma TRX mfite. Iyo uyafiteho ahita haza hahandi ushyira code, ukatushyiramo code, ukaburaguze ama energy. Ubu dufite tubare ko dufite ama energy, tumaze kugura ama energy ubu none ahangaha. Tujyane twigarukire hano kuri market. Turacyari kuri market. Buriya ni uburyo bwo kugura ama energy tuyavanye mu ma TRX. Noneho dufite ama TRX, turashaka kuyashyira mu ma energy. Turaseringa nyine, ubwo turagurisha, kuko iri ni isoko rya energy, sibyo? Ni isoko rya energy gusa, nta kindi kintu kirimo. Ni ukugura ama energy cyangwa ukayagurisha, ni ibintu bibiri. Iyo yagurishije baguha ama TRX. Niyo uje kugura ama energy uyagura ama TRX. Niyo ugiye kuyagurisha rero baguha ama TRX. So tuje kugurisha rero, turaza kuri seri. Ubwo ugurisha icyo ufite, ntago waza kugurisha ama energy ntayo ufite. Tuje kugurisha. Ubwo nuvuga ngo wakoze contrat iraguhemba, ukora receive, inyungu ziri muri available balance
z'ama energy tuje kugurisha ya ma energy yacu. Mu gihe kugura umuntu agura icyo adafite cyangwa icyo akeneye kongera wenda. Kugura ntabwo uba ukeneye ama energy, kugurisha uba ufite ama energy ahubwo ukeneye kuyagurisha. Uza hano muri sell energy. Mu gihe muri buy energy TRX yari iri hano hejuru kuko ariyo twari dufite, ubu ngubu noneho muri sell energy nizo ziri hejuru nyine nizo tugiye kugurisha, turi ama TRX arimo. Ndumva mfite ubu available energy bukeya, uhita ukanda hano kuri all. Urabona ko mfite ama energy 100, baramo ama TRX 5. Hanze hano sell bahita bansaba gushyiramo password kugira ngo bemeze ko kuko ari ngiye uri kugurisha. Niba mfiteho ayijana nkaba nshaka gucuruza 50, ndayandikamo hano 50, mbone ko bari bumpe ama TRX 2.6. Ariko hano ukamenya ko bari bugukata. Ahangaha rero niho bakatira ku muntu ubona yashoye amadolari 100 akavuga ngo reka nyakuremo, ariko yayakuramo hakamugeraho nk'amadolari 98. Nahangaha biba byabereye hano, niho bahita bagukatira. Tuvuga igiye kubikuza ama energy, igiye guseringa ama energy 5,000, ama energy 5,000. Hano ama energy 5,000 harimo ama TRX 267. Hano ama TRX 267 barahita bagukata 18. Reka turebe ubundi ama TRX 267 angana ate kugira ngo tubirebe. Reka nifashishe Binance, ariko ntago Binance ari ryo somo, ndagira ngo tuve hano tubyumvishe neza. Reka nifashishe Binance. Muri convert USDT TRXT. Urabona tugiye convertinga TRXT, tureba amadolari arimo, kandi tumaze kubona ko hano dufite ama TRX 267.9. Katuyashyiremo hano turebe angana n'amadolari angahe. 267.9. Uhita kubona ko hano deja harimo amadolari 83. Amadolari 83. Noneho reka turebe aya ma TRX badukase ku madolari 83. Ese badukata ama TRX 18. Ese ama TRX 18 angana ate? Uhita hano tugakuramo aya twari dushyizemo tugashyiramo 14. Hano ama TRX 18 bahita badukata amadolari 4. Urabona ko angana n'amadolari 4 hano hasi. So nuko rero bareba agaciro ka TRX mu madolari unyuze kuri Binance. So dukomeze rero hano muri TRXT yacu, bivuze ngo nuza guseringa ama energy 5,000 uzarebe ayo bagukase hano, urebe nayo uri bubone hano, ubundi useringe. Numara guseringa ushyiremo password. Iyo umaze guseringa TRX zawe, hari ahandi uhita uzisanga, ariko ntabwo ndahabereye. Uhita uza muri wallet twe tuzisanga hano kuko turi kugenda ku murongo. Urabona market akamaro kayo twakabonye kuva aho barebera agaciro ka energy higeze none ahangaha, ukabayinga energy ugaseringa energy. So tuvuye kuri market tugiye kuri trading. Trading n'ubundi ni shortcut ya buy na sell, ni shortcut ya market. Trading ni ukuvuga ngo urashaka kugura ama energy ariko binyuze muri TRX. Uza hano urabona n'ubundi ni nkanda all, nta kintu kizamo kuko nta ma TRX mfite. Hano muri trading n'uvuga ngo ufite ama TRX ariko urashaka kuyahindura mu ma energy. N'ubundi ni shortcut ya market. Uvuga ngo hano twaje muri buy energy, ariko dukanze hano kuri sell energy urabona ko bita bihinduka. Uvuga ngo buy energy ni mu gihe tudafite energy ariko dufite TRX dushaka kuzihindura mu ma energy. Hanyuma twaza muri sell energy ni mu gihe dufite
energy dushaka kuzihindura mu TRX, ngira ngo ibi birumvikana. Iyi ni shortcut ya market. Twaje hano muri freeze rero. Muri freeze niho habera kontara, naho njya numva abantu bafite ibibazo byinshi. Kanda freeze. Umaze gukanda freeze ikintu kwereka hano barakubwira ngo personal freezing situation ni titre. Vuga ngo bari kukwereka situation ya freezing yawe ya account yawe n'umutungo ufitemo hano. Muri energy balance, izi energy balance niho hajya twatu energy twa bonus tw'abantu winjije, yawe mu direct commission baguhaye itiza muri energy balance, twa dukomisiyo twa buri masaha 12 bitewe n'abantu winjije twose tuza hano. Energy balance, energy zaba ziriho ziba ziri hanze ya kontara, ntago ziba ziri muri kontara. Izi ni nazo energy uza kuri market wajya kuziseringa, wakanda all ugasanga nizo ziri available, zo kuba suri gato telefone yanjye nari nyegereye cyane, ugasanga nizo ziri available ko wazigurisha, ziri hanze ya kontara. Twibereye hano muri freezing, nari nkiri kubasobanurira izi available energy. Iyo usoje kontara ugakanda receive uri gukuramo inyungu, za nyungu zawe ya energy yose itaza muri energy balance. No kuvuga ngo abari available kuba wayagurisha ukaya withdrawing ukayabikuza. Energy gains hano abarimo inyungu ufite. Izi nyungu ni muri rusange zishobora kuba ari inyungu ziri muri kontara cyangwa ziri hanze ya kontara. Izi ngizi ni inyungu uba umaze kubona kuri account yawe kuva watangira gukora account, zaba izo wabikuje zaba izo utarabikuza. Izi ni inyungu muri rusange, izo wabikuje ziba zirimo, n'izo utarabikuza byose biba birimo. Ni inyungu account yawe imaze gukora mu gihe ibayeho. Cyo cyumvikanye. Total frozen amount. Total frozen amount ni kuvuga ngo niki? Ni ama energy ari muri kontara ufite zose, yaba imwe yaba ebyiri, na aya ni ama energy ari muri compounding, ari ahagarariye igishoro cyawe. Nituza hano kuri kontara ndagenda akantu kamwe ku kandi, nituza hano muri kontara urahita ubibona. Iki gishoro kirimo ni inyungu. Iyi nyungu irimo. Ushaka kumenya yo nashoye bwa mbere, wafata izi zose ugakuramo izi ngizi, ukahita ubona yo natangije, kuko ndi kunguka yangaya 288. Bacire ku mayanya neza, ubundi account nayitangije $50. Ubu ngubu irimo yunguka $40 nanga, ariko maze kwibikuzaho kenshi, kuko nuza kubireba hano urabibona. Account yanjye yimaze kunguka mu kuva yabaho, urabibona ko yamaze kurenga $50 yungutse, imaze kunguka menshi. Turi hano rero, hano niho hari total frozen amount. Ku bantu bafite kontara nyinshi, urafata frozen quantity hano uteranya n'indi kontara ufite munsi, uteranya n'indi, uraza gusanga biri guhura n'iyi total frozen amount energy. Benchmark interest rate ni interest rate bashyira hano, ariko iyi ngiyi nta gaciro cyane bivuze, baba bari kukubwira ko muri default niyo interest rate baguha. So iyo rero uvuye hano ugatangira kuza muri utu tuntu dufite borders, dufite imbibi. Mbonye ijambo ryiza ryo gukoresha. Utu tuntu dufite imbibi ubona gutya, tugiye turancercle, dufite imbibi, uvuga ngo buri kujya mu bice bifite umumaro, buri kujya mu bice noneho byo gukoreramo ikintu runaka kiragira ingaruka kuri kontara yawe. Aka kantu ka mbere ureba niho dukoreramo freeze. Hano niho dukoreramo amakontara. Aka ngaka gafite zino mbibi niho dukoreramo kontara.
iyo tugeze hano baravuga in and out as you please, no increase in income starting from energy 1000. Ibi ngibi biri mu cyongereza ngo ndabigusobanura. Platform ushobora no kuyishyira mu kinyarwanda by the way, ariko bya binyarwanda bya AI biba birimo terime zishekeje amagambo tutanazi. Iyo ushaka kuyishyira mu rundi rurimi uza hano kuri aha hantu hari akadarapo ugakoraho platform ukaba wayishyira mu kinyarwanda, ngira ngo urabibona ngo muri no hanze ngo nk'uko bishaka, nta kwiyongera kwinjiza guhera kuri. So urumva iki kinyarwanda kiba kigobetse ngo umubare wuzuye energy, igipimo cy'inyungu. Yes, hari aho byumvikana ariko hari n'aho bitumvikana. So I prefer ko ngewe nkoresha icyongereza. Ushobora kuyishyira mu gishinwa, uri kubibona, mu gifaransa, mu cyarabu, mu giswahili n'ibintu nk'ibyo. So kanisubirire mu cyongereza. Iyo bavuze ngo in and out as you, bivuze ngo weho hano ushobora kwinjiramo cyangwa ukavamo. Ushobora gushyiramo amafaranga yawe cyangwa ukayakuramo igihe ubishakiye nkawe nyine. Nicyo biba bivuze. Weho ubwawe ubyikoreye ukaba washyiramo kontara cyangwa ukayisenya. In and out uvuga ngo biri ufite uwo mudendezo, ntago ari hahandi ushyiramo amafaranga bakakubwira ngo nyuma y'umwaka ngo nta kintu wayakuraho, nta n'ijana, nta n'atanu wakuraho. Hano siko bimeze. Turaza kubisobanukirwa neza hasi ko bimeze. Twagiye. Iyo ugiye gukora kontara, hano hari default iri mu kabara k'ubururu, aho ucuzinze hose hajya mu ibara ry'ubururu. Mu minsi 100, mu minsi 200, mu minsi 300 igiye mu ibara ry'ubururu, mu minsi 500 igiye mu ibara ry'ubururu. Ngira ngo uko ngenda nkanda ku minsi mugende mureba hano hejuru, sibyo? Ngende mureba hano hejuru kuri iyi percentage, ariyo mpamvu nabwiraga ngo iya nta kivuze cyane. Ibintu biberamo hano mu imbere muri ino sako. Urabona iyo ndi muri default bampa 0.55. Telefone nayo ubwo mba nyegereye ngo ibiri kumbwira ngo ndi kwica amaso yanjye. Okay, iyo ndi muri default bandi inyungu yanjye nzashyiramo ibiri kunguka 0.55 ku masaha 12. Oya mu gihe kingana n'ukwezi. Ibiri kunguka kuri no rate. Mu minsi 100 urabona ko ibiri kunguka 0.7. Rate yazamutse. Yavuye kuri 0.5 igeze kuri 0.7. Mu minsi 200 iri kuri 0.7. 77 mu gihe mu minsi 100 yari kuri 70. No kuvuga ngo iyo ari ibice, igice cya mbere iyo kingana n'igice cya kabiri, ariko umubare ukurikiyeho ukaburuta wa mbere, bivuze ngo uwo mubare ni uba ari munini. Urabona ko hano hakurikiyeho rimwe ariko hano hakurikiyeho 7. Nuvuga ngo mu minsi 200 baguha ibiruta iby'iminsi 100. Sibyo? Urabona umubare ukurikiyeho hano ni 0.71, ariko umubare ukurikiyeho hano ni 0.77. Nuvuga mu minsi 200 inyungu ibizamutseho gato. Mu minsi 300 urabona ko yabizamutseho. Yari 0.88, hano bita bigaragara ko bizamutse. No mu minsi 500 urabona ko bizabaye 0.935. Ngira ngo abajyaga bagira kino kibazo bivuze iki? Muri default impamvu baguha percentage ntoya, nuvuga ngo muri default ni handi ukora kontara ukaba wemerewe gukuramo inyungu. Umuntu wese ukoze ino kontara y'iminsi yari yose yemerewe gukuramo inyungu igihe cyose ashakiye, akazibikuza nta charges. Charges bamukataho ni twatundi nyine two kubikuza no gukonvertinga ama energy yajyana mu TRX. Nutwo ngutwo tubari dutoye. Ariko umwihariko wa default no kuvuga ngo default ni kuvuga ngo ya kontara yawe cya gishoro cyawe, niba natangije amadolari 100 mu minsi 15 nkaba mfite inyungu y'amadolari 40, nkaba nshaka gukuramo ya nyungu yanjye na cya gishoro cy'amadolari 100 byose nkabikuramo. Aha muri default wemerewe kubikora nta kintu na kimwe bagukase. Ya kontara yawe ukayisenya ukabikuza utwawe twose uko twakabaye ukadutwara.
ariko iyo wamaze gukora kontara tuvuge tugiye mu minsi 100 cyangwa iminsi 200 cyangwa iminsi 300 cyangwa iminsi 500, ni ukuvuga ngo hano uba ufite option imwe cyangwa ebyiri ariko zifite risk. Option imwe ifite risk ariko indi nta risk ifite. Ni ukuvuga ngo iyo wageze muri kontara y'iminsi runaka, niba watangije amadolari 100 mu minsi 15 ukaba wungutse amadolari 50 n'urugero, ikintu wemerewe kidafite risk ni ugukuramo inyungu ukayibikuza nta kibazo. Uducharges ni twa tundi dutoya two gukonvatinga nta kindi. Vuga ngo ku madolari 50 bashaka kugucaginga nk'utudolari 3 cyangwa 2. Ibyo ni ibisanzwe, niyo ugiye kohereza n'ahandi baragukata. Ariko nuvuga ngo reka nkuremo na cya gishoro cyanjye cy'amadolari 100, barahita bagukata 30% y'igishoro. 30% y'igishoro. Niba ufite amadolari 100 bahita bakuraho amadolari 30, usigarana amadolari 70. Nuba wakoze trike ukabanza gukuramo inyungu, kuko hano iyo wishe kontara n'inyungu z'iyo kontara zose barazitwara. Niba ari umaze kunguka amadolari 50 barabanza bayajyane aveho, na cya gishoro cya gisigaye cy'amadolari 100 bahita bagukata amadolari 30, bagukate 30% y'igishoro, uhita ubikuza amadolari 70. Ariko nukora trike ukavuga ngo reka mbanze mbikuze ngo inyungu, ukakuraho inyungu y'amadolari 50, none ukavuga ngo reka nsenye kontara, ya nyungu barayishaka bayibure. Ntago ariko bimeze. Iyo usenye kontara bagashaka ya nyungu bagasanga wayibikuje, niba yarigezemo inyungu y'amadolari 50 bahita bayakura muri cya gishoro, ukahita usigana amadolari 50, bagahita bakuramo na 30%, ukahita usigana nk'amadolari 20. So nta mpamvu rero yo gusenya kontara. Kuraho inyungu, tegereza iminsi wakoze. Niba ushaka udashaka iminsi myinshi kora 100 cyangwa ukore 200 cyangwa ukore 300 cyangwa ukore 500, ariko tugira inama yo gukora kontara y'iminsi 500 kuko nibwo inyungu zita igishoro washoye kita kiza vuba, hanyuma ugasigara za mpungenge ufite ntazo. Hanyuma tuvuge ngo niba mfite ama energy, mwabonye ko ya ma energy mfite available balance, ya ma energy mfite kuri energy balance niyo abari available mu hano. Uvuga ngo buriya mfiteho angana n'ibihumbi 2, niyo nakorera kontara, sibyo? Hanyuma iyo ugeze hano rero tuvuge tugiye gukoresha ariya mfite, uhitamo ko ayo ufite urakoresha ikigero cya 30% cyangwa 50%. Ngira ngo urabona ko biri kuzana 50% ryayo mfite, cyangwa se 100%. Murabona ko 100% ari aya ngaya nyine. Aya ni yari available, ushobora kuyakoramo indi kontara cyangwa yabikuza. So urabibona neza cyane, cyangwa se ushobora no gutayipingamo ukavuga uti ndashaka gushyiramo 80 bitewe n'ayo ufite. Ariko ikintu nshaka kubabwira nuko minimum kugira ngo kontara ikunde bisaba ama energy 2000. Ariko iyo urimo ushaka gushyira muri default ho ayo washyiramo na ama energy 1000, na ama energy 1000. Ariko iyo wageze mu makontara y'iminsi ntago wakoresha ama energy 1000 ngo bikunde, bisaba byibura ama energy 2000. Ngira ngo uhita ubibona ko hano bihinduka iyo ngeze muri default. Bitabambwira ati ama energy ugomba gukoresha agomba kuba arutwa cyangwa angana, agomba kuba aruta cyangwa angana n'1000. Muri default ni ukuvuga ngo amake washyiramo ni 1000, ariko ushobora no gushyiramo 5000, ariko ntago wajya munsi y'1000. Mu minsi 100 cyangwa 200 cyangwa 300 cyangwa 500 ntago washyiramo ama energy ari munsi y'2000 ngo bikunde. Iyo umaze kuzuzamo ibyo usabwa rero hano byose, washyizemo ama energy yawe hano nkuko tuyabona, wahisemo iminsi, uhita ukanda hano kuri freeze. Hano ko bahise bangura the frozen content cannot be less than ibisabwa. Uhita ukanda hano kuri freeze, ugashyiramo ya password yawe, kontara yawe ikayitiza hano, ukayituza kurebera kontara ihita yikora hano. So ngira ngo igice cyo gukora kontara kirarangiye, nta kibazo mugifiteho.
kuva kuko kwinjiza ama TRX kugera uyakonvatinze ugiye kuri buy and sell ibintu nk'ibyo, noneho ya energy ukaza kuyakora kontra hano. Tugeze ku gice cya calculator rero. Calculatrice wa muntu ujye uvuga ngo iki kibazo rwose iyi video igikemure burundu. Wa muntu ujye uvuga ngo ese kandi abantu mureke kuba banebwe, mukore ngo ese ngo ko mfite ngo amadolari ngo 50 ngo ubwo ngo nko mu mezi 3 ngo naba mbonye ngo inyungu y'amadolari angahe. Hano ni calculator idufasha kubara ibyo bintu mwibaza. Buri iyo mbajije nkagusubiza ntago mba mbikuye mu mutwe wanjye, nanjye nza muri calculator yagenwe ya TRX ibara isubiza icyo kibazo, kuko barabizi ko ibyo bintu abantu babyibaza. Fata ya madolari ya 50, hano hajyamo energy ntago hajyamo amadolari. Ni ibintu imibare yose na energy, ariko bakagenda bagwa n'ikijyanye mu madolari. Niba tujemo hano rero, fata ya madolari ya 50, naberetse ko iyo ufite amadolari 50 cyangwa 100 amadolari yari yose ufite, naberetse uko umenya ama energy arimo. Ya madolari ya 50 banzuze ku isoko kuri market, umenye uko energy iri kugura 0.017 uze muri calculator yawe ufate amadolari 50 ugabanye 0.0 ugabanye 0.017 niko gaciro ka energy nona, ariko hari gihe ihinduka. Tubona ko dufite ama energy 2822 n'igice kimwe. Aya ma energy uhita uyazana hano. Twari turi muri freeze niho tugeze. Muri calculator ayo ma energy uhita uyazana hano 2822. Hano ushyiramo ya minsi ushaka. Umuntu waje ngo mu mezi 3 naba mfite angahe? Amezi 3 ubwo ni iminsi 90. Sibyo, shyira mu minsi 90. Numara gushyira mu minsi 90 hano benchmark interest urayihindura, kuko iyi 0.55 niyo muri default, kandi twe ntago dushaka gushyira muri default. Nubwo inyungu zawe uzazikuramo mu mezi 3, wibuke ko wagiriwe inama n'umu upline wawe wo gushyira mu minsi 500. Wibuke ko kontari yari yose wakora hano wemere gukuraho inyungu igihe icyo ari cyo cyose. Ariko nubwo kontari iri mu minsi 500, wowe urashaka kuzakuraho inyungu mu minsi 90, ibyo nta kibazo, kuko inyungu wemere kuzikuraho igihe icyo ari cyo cyose. Nubwo kontari yawe yayikoze mu minsi 500, icyo utemerewe gukuraho ni igishoro, barahita bagucaginga hafi yose ashireho. Bagucaginga bakurikije ya mategeko nababwiye. Nta kibazo nubwo wakoze kontara y'iminsi 500 cyangwa 300 cyangwa 200 cyangwa 100. Muri default yo nta n'impamvu yo kubara ngo mu mezi angahe. Nabyo wabibara, ariko nta mpamvu ko igihe cyose ushakiye ubikuramo n'ibishoro. Nubwo wakoze izi kontara, ariko mu mezi 3 ushobora kuzirekeramo mu mezi 3 ugakuramo inyungu gusa. Nibyo rero tugiye kureba. Hano muri benchmark mu minsi 90 nuvuga ngo ni muri default, urabona ko ufite inyungu y'amadolari 88. Niba kontara yari muri default. Noneho ryabanga tujya tubabwira ko warakoze kontara y'iminsi 500, kandi iminsi 500 murabibona ko rate yayo ari 0.935, niyo tuhita dushyiramo hano 0.935. Kaza tubona inyungu mu mezi 3 irangana n'amadolari 217 ku gishoro cy'amadolari 50 kingana n'ano ma energy. Ama energy abangana ni 12246 hano. Tuvuge ngo mu kwezi se ntabanyagaruje, reka tushyiremo iminsi 30. Mu minsi 30 amadolari 50 azaba afite
azaba afite inyungu y'amadolari 37. Kugira ngo igishoro kigaruke, reka dushyireho iminsi 35 turebe. Mu minsi 35 twaba dufite amadolari 46. Mu minsi 38 mu minsi 38 tukaba dufite amadolari 51. Ngira ngo murayibona. Mu minsi 38 nibwo igishoro cyawe cyose kiba kigarutse, ukagikuramo nk'inyungu, cya gishoro kigakomeza ukakirekeramo. Mumbabarire, mu gitondo nta kintu ndamwe, kigakuramo ukagikuramo, hanyuma noneho hagasigaramo cya gishoro cyawe, ugasigara nta mpungenge ufite. Ahantu bafite impungenge ngo platform zizafunga n'ibiki. Inama nyangira abantu rero nkiri hano, kontara zose wakora, shaka kontara uzakora izamara umwaka utayibikuza, none ushaka indi uzajya ubikuzamo. Tuvuge iyi kontara y'amadolari 58 manager yanga twayashyize mu minsi 500, ariko tugiye kuyireka turebe ngo mu mwaka mu minsi 365 nzaba mfite amadolari angahe. Kubera ko ino system ari compounding, ngira ngo murabona amadolari nzaba mfite 44,000. Ese niki cyakubuza umaze gukuramo igishoro cy'amadolari 50, aho kugira ngo ukomeze ngo urye ngo $10, 10, 20, wamaze gukuramo igishoro cyawe, wahebye platform yamara umwaka ukazunguka ano madolari 44,000, ko nta risk uzaba urimo. Ni inama nari mbagiriye. Twakomeje hano munsi rero, haba hari kontara yawe wakoze. Iyo wakoze kontara zirenga imwe, munsi yaba hari izindi. Njye mfitemo iyi ngiyi imwe. Iyo umaze gukora kontara y'iminsi 500, bakubwira ko product wakoze ni y'iminsi 500. Freeze period of days, hano hakajyaho 500. Iyo wakoze kontara y'iminsi 100, hano hazaho 100. Iyo wakoze ya default, hano nta kintu kiba kiriho, biba bimeze gutyo gusa. Freeze period. Frozen quantity zitaziza hano. Ikintu ushaka kubasobanurira rero hano ni uko nkuko mwabibonye ko amadolari 50 arimo energy 200, 2,822. Iyo ugitangira kontara wakoresheje amadolari 50, ariya dutangije niyo ayitaza hano. Ubu nicyo gishoro tuba dufite 2,822, nicyo gishoro tuba dufite. Ariko uko wagenda hajyaho inyungu zitaziza ku gishoro, nicyo bita compounding. Igishoro kigakomeza noneho kibyara za nyungu nini, icyo bita compounding. Noneho rero urabona njyewe nari mfite amadolari 50, mfite ariya ma energy, ariko amaze kwiyongeraho izi nyungu, igishoro cyanjye nacyo cyariyongereye, ubu kiri muri compounding. Nguko yabimeze. Hano niho haba hari igishoro cyawe. Current yield ni ukuvuga ngo ni ubwikube buri kuba nonaha. Kuko nashyize mu minsi 500, hano ubwikube bwanjye n'ubu ngubu ni buri hejuru. Energy gains, izi energy ni inyungu umaze kugira muri kontara. Kwa kundi bavuga ngo ugiye gukuraho inyungu, unshatse gukuraho inyungu, nahita nzikuriraho hano zingana n'ama energy 2,284. Ese ko mfite no energy ubwo nabwirwa n'icyo amadolari arimo 2,284 ndayitanza. Mwibuke ko iyo dufite amadolari dushaka kumenya ama energy arimo turagabanya, ariko nayo dufite ama energy dushaka kumenya amadolari arimo turakuba. Ubwo ndahita mfata 2,282 nkube 0.017 16 Tumbona ko mfite inyungu y'amadolari 36. Yangiye murayibona. Mu gushaka inyungu turakuba, twaba turi gushaka kumenya ama energy ari mu madolari tukagabanya. So twamanutse rero. Hano community contribution, hano ni contribution bagenda bagukata. Iki ni igiteranyo cyatwo.
hano hakaza expected next period yield ukuvuga ngo iyi ni rate n'ubundi mu masaha 12 akurikira niho bari bunkubire n'ubundi n'iyingi bari bunkubireho. Expected next period income nuvuga ngo izi ni energy ndi bubone amasaha 12 narangira, nizi ndi bubone zireta ziza zino 48 zitaziteranya kuri izi ngizi kuri tabe 2120 na 32 gutyo zitaziza ziteranya hano. Estimated contribution urabona ngiye nago bakinkata kuko nageze kuri level A, ntatwo bakinkata ubu byahagarariye ahangaha, ariko izo utwo bankataga wasangaga nko kuri 48 bahita bankata nk'umunani ama energy nk'umunani akahita ava hano akaza kwiteranya hano mu masaha 12. So hano rero ni countdown, urabona amasaha 12 niyo baduhembera bakaduha ano ma energy abari hano. Ureba hano igihe kibura, urebe ayo bari ureba ama energy bari buguhe nayangaye. Iyi ni iminsi ishize ifite no kontara iminsi 64 n'amasaha 23. Muri no minsi 64 ya ama energy nababwiraga yangaye niyo maze gukorera 11,387 niyo ino konta niyo ino account yose maze kunguka. Nuzane 11,387 ugakuba n'agaciro ka energy, ubundi iyo ushatse ufata n'imibare itatu iri inyuma y'akadomo, abizi imibare murabizi, usanga ino account yanjye maze kunguka amadolari 201. Uri kubibona amadolari 201 ku gishoro cyangahe cy'amadolari 50. Mubyumve. So iyi ni freeze, ngira ngo nta kintu tutavuze muri freeze pe, nta kintu tutavuze muri freeze. Twagiye rero tugeze kuri invite yose tuyitinda kuko niyo twahereyeho mbabwira ko mutanga link. Abadawunani wabyaye baba baranga, abaguze kontara bakaba baraha. Ushobora kubyara abantu 50 ariko abatiwana ari abantu 5. Ushobora kubyara abantu 50 ariko abaguze kontara ari abantu 5. So nuko nguko byidisiplinga bikaguha amakuru. Izi ni profit maze kubona muri komisiyo, ariko muri cyagiye cy'amasaha 12 twadukomisiyo bagenda bampa bitewe n'umuntu wakoze kontara ayo yashyizemo. Ayangaya nama direct commission zazindi bahita bagwa ko kanya. Uvuga ngo ngiye maze gukora direct commission zingana gutya, hanyuma utwo bagenda bampa twa buri masaha 12 bitewe n'umuntu nazanye kuri kontara yakoze mutunguto. Hano niho kure ya link ibyo nabiberetse n'ibingibi byose ngira ngo mwabibonye. Tuno dukomisiyo twaya masaha 12 tugenda tuza. Aya ni amakuru y'abantu babyaye team 1 nabagukomokaho direct, team 2 nabuzukuru bawe, team 3 nabuzukuruza bawe. Urabona ko nge nta buzukuruza mfite abuzukuru. So hano rero ntituhatinda, icyo nshaka kubabwiraho kindi hano tutari twarebye invitation rules. Iyo utumiye umuntu umwe agakora kontara mu minsi 100, wewe umutumiye ako kanya ubona 5% ya komisiyo bitewe n'ama energy freezing. Niyo freeze ama energy afite agaciro k'amadolari 100 baraguha 5% ku madolari 100. Niba uzanye akoze kontara y'iminsi 200 baraguha komisiyo ingana n'10% by'igishoro atangije. Niba uzanye akoze kontara y'iminsi 300 baraguha komisiyo ingana n'10% bitewe nayo atangije. Niba atangije amadolari 50, 10% y'amadolari 50 urayumva nawe na 5. Urabona ko mu minsi 200 no mu minsi 300 birangana. Iyo ugeze uyu umuntu uzanye akoze kontara y'iminsi 500 bahita baguha komisiyo ya 15%. Uvuga ngo niba atangije amadolari 100 bahita baguha komisiyo y'amadolari 15. Ibi ni ibintu byumvikana
hano nta kibazo kigihari. Niba ashyize muri default nta kintu uri bubone. Nicyo kintu batashyizeho hano ariko turabizi. Yashyize muri default nta kintu uri bubone. Twagiye tuvuye tumaze kubona home, tubona market, tubona trading, tubona freeze, tubona invite, tugiye muri credit score. Yes. Credit score ni kuvuga ngo murabizi ko umuntu uzanye wese aba afite score z'10 z'amanota 10. Iyo ugize amanota 100 bivuze ngo ufite abantu 10 bakoze kontara. Wazanye winjije bagakora kontara, abantu 10 bakwinjije bagakora kontara. Icyo gihe uba uri kuri level 1. Credit score rero ni amanota baguha. Mfano ngiye urabona ko mfite 110, ni ukuvuga ngo abantu nabyaye ni abantu, mwabonye ko ari abantu 21, ariko muri abo bantu abo nabyaye direct baguze kontara ni abantu 11. Urabona ko maze kurenzaho umuntu umwe kuri level A. Dore ngaba hano bagenda banabakwereka nimero zabo enye zihera. Hano mubona -1 ni umuntu nazanye, ariko maze kumuzana aza kugira ikibazo nyuma gikeneye amafaranga, asenya kontara. Niyo mpamvu mubona yasenye kontara bahita bayankuraho. Ni ukuvuga ngo iyo uzanye umuntu akagura kontara, ukazana abantu 10 bakagura kontara, nyuma yaho umuntu umwe akazasenya kontara, y'amanota 10 bayagukuraho, ukaba na ya level A ukaba utakifite. Icyo cyumvikana rwose. So urabona abantu mfite ngaba n'amanota mfite ngaya. Credit score rules bivuze iki? Have T1 level that is being frozen and increase the credit score by 10 points. Nuvuga ngo kugira ngo ugire amanota 10 nuko umuntu uba wazanye ubyaye T1 ni umudownline wawe, umudirect wawe aba yakoze kontara, nicyo gituma ubona amanota 10. If the credit score is lower than 30 points, 15% of each energy gain will go into the contribution pool. Ahanga rero ni hahano tugeze abantu benshi bakubitirwa. No kuvuga ngo niba ufite credit score ziri munsi y'amanota 30, kandi mwibuke ko credit score amanota 10 angana n'umuntu. Nuvuga ngo hano biragusaba kugira ngo ugire amanota 30, biragusaba abantu 3 bakoze contracts, ba freezinze mu minsi runaka. Wehe iyo umaze kugira amanota 30, mwibuke ko muri ya community contribution hano ahangaha weho nuhareba neza urasanga bari kugucaginga, hari udu community contribution bari kugukata. Tuza hano utungutu rero baba bari kugukata ubusanzwe. Turi muri credit score. Ubusanzwe baba bari kugukata 15. Ubusanzwe baba bari kugukata 15. Uri kubyumva? Ariko iyo ufite ba bantu 3 batangira kugukata 5%, ariyo yaje. Batangira kugukata 5%. Ntago baba bakigukata contribution zingana na 15% by'ibyo uri kunguka, by'inyungu zawe uri kunguka. Mvango niba kunguka amenaje 50 buri masaha 12, kuba 15 ugabanya 100, ibyo nibyo bagukata. Hanyuma rero iyo wamaze kugira ano manota 30, bivuze ngo wazanya abantu 3 bakora kontara, bahita batangira ngo if the credit score is lower than ama point 100, ariko biri higher than 30, hano nicyo batashyizamo, uhita ubibona nyine. Bahita bagukata 5%. Nuvuga ngo ushobora kuba lower than 100, ariko n'ubundi ukiri munsi ya 30. N'ubundi ukiri nta bantu 3 uragira. Ariko iyo biri lower than
100 ariko biri higher than 30, aho ngaho bagukata. Ni ukuvuga ngo baragejeje umubare w'abantu batatu, wenda ufite 5 cyangwa 4, aho ngaho bagukata 5%. If the credit score is greater than or equal kuri score w'ijana, bivuze ngo wazanye abantu 10, buri muntu 10 aguha amanota 10, akora kontra, icyo gihe each energy gains will no longer enter the community contribution. Uvuga ngo niba wabonaga yama energy 50 buri masaha 12 barayaguha yose uko yakabaye, noneho batagukase ibijya muri community contribution. Hano twahavuye abafitemo ibibazo, ako ndumva nta kibazo cyakagombye kuzamo, ariko ugira akabazo wandike muri comment umbaze. Credit score ibirimo turabibonye byose, tuvuyemo tuje muri community. Ugeze muri community rero niho urebera level zawe, no kugira ngo ugere kuri level biragusaba iki. Izi ni titre, reka twiyizire hano niho hingenzi cyane. A level iragusaba amasiko w'ijana, ubwo ni abantu 10 bakoze kontara. Ngewe urabona ko maze kugira 110, ngewe urabona ko mfite 110. Iyo umaze kugira kuri urwego rw'iyi level baguha daily income. Rikanze mu kanya nze ndebe niba nta nizaje. Baguha daily income ziri hagati y'amadolari 100 na 300. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo ziri hagati y'amadolari 100 na 300 nako y'ama energy 100 cyangwa 300, bivuze ngo buri muntu wazanye aguha amanota 10. Nk'ubu ngubu ngiye bari kumpa ama energy 110, nongeye abandi bantu 5 nkaba ndi kuri credit score y'150 bama ama energy 150, gutyo gutyo. Abantu iyo nzanye abantu 30, ni ukuvuga ngo bazampa ama energy 300. Impamvu bitarenga aha nuko level ya nyuma igusaba score 300. Niyo level ya nyuma igusaba score 300, niyo mpamvu zitarenga aha ngaha ngo zikomeze zizamuke. Kandi level ya nyuma ikagusaba ko ubu maze kuzana abantu abadirect bawe 30 ari bo bufite muri condition ya level ya nyuma, no kufite abagukomokaho 30 kandi bose baraguze kontara, hanyuma ukaba ufite score 300. Niyo mpamvu ubona bitarenga hano hagati y'100 na 300. So dukomeje rero, ngira ngo hano murahasobanukiwe impamvu ari hagati y'100 cyangwa 300. Ningira ahankomokaho 20 buri umwe yaraguze kontara, nuvuga ngo nzaba mfite bazajya bampa ama energy 200. Niyo mpamvu biri hagati y'100 na 300. Twageze hano rero kuri level A, bigusaba total frozen energy zawe wewe ubwawe ku giti cyawe ugomba kuba ufite byibura energy kontara irimo energy byibura 3000. Iyo niyo condition ya mbere, sibyo? Kugira ngo ugere kuri level A. Nago wagera kuri level A udafite kontara y'ama energy 3000 byibura minimum. Nubwo ushobora gutangira no business nta kintu na kimwe ufite account yawe itarimo kontara, irimo 0, ukagenda uzana aba members ubabyara bagenda baguha za komisiyo zurazibikuza nta kibazo. Ariko ntiwagera kuri no level udafite kontara, bigusaba kontara. Ariko za komisiyo zo baraziguha, washaka kwita unazikoramo kontara cyangwa ukazirya. Hano rero ba bantu bose wazanye byibura bose uteranyije ama energy yabo bakozemo kontara agomba kuba ngana n'ama energy 50,000. Ushobora kuzana abantu 10 ariko bagenda bashyiramo 20, bagenda bashyiramo $10, 15 tungaye utu energy tw'igihumbi, ugasanga nago bihuye nize energy 50,000. Uvuga ngo abantu bose 10 bagomba kuzuza zino energy 50,000.
iyi ni level ya mbere sibyo. Level ya kabiri urabona hano harimo rules za level, ariko ngiye reka mbibasobanurire mbibereka hano niho byoroshye cyane. Level B igusaba, urabona ko level 1 yagusabaga byibura abagukomokaho 10, ariko iyi ngiyi iragusaba abagukomokaho 15. Buri umwe yaraguze kontara bakaguha score 150, kandi ikagusaba ko wewe person ugomba kuba ufite kontara y'amadolari kontara y'ama energy 6,000. Urumva bye ubwo ningera kuri B bizansaba ko kugira ngo ngere kuri B, nubwo nzaba maze kugira abantu bose bizansaba ko nongera kontara nkayizamura nkageza ku bihumbi 6,000 bya energy. Idi condition iyo umaze kuzuza ino level B, ibihembo biza biri hagati y'ama energy 300 na 900. So kugira ngo rero indi condition igusaba kugira ngo ugere kuri level B nyuma ya credit score na kontra yawe ni level A quality. Ahangaha rero haziramo ko ugomba kuba ba bantu bawe bagukomokaho uko ari 10 muri level A, ugomba kubazamura byuka ufite abantu bagukomokaho nabo bafite level A 3. Ari no cyiza cy'iyi business, ntago uzamuka wenyine. Jya hasi muri ba bantu babyaye ushakemo abantu 3 bafite courage ubafashe bagere kuri level A. Nibagera kuri level A ukaba warongejeho abantu 5 muri ya credit store nawe yo kuri level A, ukongera na kontara ukaba ufite ama energy yawe muri toto angana n'ibihumbi 6,000, icyo gihe uzahita ugira level B. Tugira level B. Twagiye kuri level C. Kugira ngo ugere kuri level C nuko wongera abandi abantu 5 kuba wari ufite kuri level A. Kuri level B kongera abandi bantu 5 bakaguha credit score 50, sikataziwe credit store 200, hanyuma ukahita uzamurana n'umubare wa frozen energy zawe zikagera ku bihumbi 10. Hanyuma kuko urimo urazamuka kuri level C, uhita ufata ba bantu 3 mwazamukanye muri level A kuko aribo bafite courage, ubwo mwarazamukanye bagera kuri level A, ukahita ubageza kuri level B. Wamara kubageza kuri level B, nawe ubwo ukahita uba level C ako kanya. Kugira ngo ugere kuri level D nuko nguko bikomeza bigenda bizamuka. Zamura umubare wa credit score ugere kuri 150, uzamura umubare wa ama energy, uzamure na ba bantu mwakomeje kuzamukana bari kuri level B. Nibagera kuri level C, nawe ubwo urahita ubona ino level D. No kugera hano kuri level ya nyuma, uzamura ba bantu 3 wasize inyuma muri level D kuri level C. Bano basize kuri level C ukabazamura ukabageza kuri no level D, nawe ukahita ugera kuri level E, ariko wabanje kugeza frozen quantity zawe ku 20, ndetse credit score none wayizamuye yegejeje kuri 300. Ibyo ni ibintu ni nabyo byose birimo ahangaha. Musome nibyo byose birimo aha. So twisubire kuri level A rero ariyo ndiho. Reka ndebe ko ngiye kuza kuri view income record, ndebe ko ama energy y'uyu munsi banayampaye, kuko nemerewe ama energy 110. Ibuke ko mfite abantu 11, mfite credit score 110, nemerewe ama energy rero 110. Kanze kuri view income records. Inza kuri view income records, urabona ko uyu munsi turi tariki zingahe? Tariki 12. Urabona ko ntago barazima iziheruka n'izitariki 11. Kenshi zikunda kujyaho saa 3, urabona ko akenshi zikunda kujyaho saa 3, saa 4, saa 2 gutyo, kandi turacyari saa moya, ubu turi saa 9:49 za mu gitondo.
So niba zimpa rero zireta ziza hano, iyi ni historique z'ama credit score yose bamaze kumpa kuva nagera kuri level A. Urabona ko manage 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ubwo ufata 110 kuri 22 ureba ama energy bamaze kumpa, uyakube n'agaciro ka energy ureba amadolari bamaze kumpa. Bampa energy 110 buri munsi. So umuntu ufite level na ahangaha urebera income zawe kuri view income level. Ahangaha ni level ruzi nyine kugira ngo ugere kuri level A, level B ari byo narindi kubasobanura nyuze hano kuko ariho bigaragara neza. Ibijyanye na community turabisoje, ufite ikibazo ni muri comment. Tubuje kuri wallet rero ari nayo nikundira. Wallet. Iyo ugeze kuri wallet ukayikandaho urabona ko hano haza nimero zanjye za telefone, ariko ubu nazihishe. Nazihishe ko nimero zanjye za telefone. Hano hakaza level ugezeho. Ndi kuri level A. Hano haza total assets $98. Total assets ikintu ivuze ni umutungo wawe wose uri muri iyi account. Iyi account yitwa ko ari iya TRX. Umutungo wose uza ukakwiyereka hano mu madolari agaciro kawo. Haba harimo tuno tu energy, harimo utwo muri kontara, ukuyemo zino nyungu zasohotse. Hano haba harimo inyungu zasohotse n'izinjiye, ariko hano urumva kuko hano haba harimo n'inyungu zasohotse, hano ntago zibara. Hano hayibarwa izirimo, kandi zirimo nazo ziba zirimo hano. So hano hakaza ubwikuwe maze kubona kuri no account yanjye. Mvuga ngo ku madolari 50 nayo nayishoyeho in account. Inyungu maze kubona ni inyungu zingana no bwikuwe 371%. Numva ko ari inyungu nyinshi cyane. Mwibuke ko harabona beretse ama direct amakomisiyo bampaye agera kuri 200, amadolari 200 nangahe, n'utungutu tugenda tuza buri munsi, na twa tundi twa level tugenda tuza 110 agenda za. Izo nyungu zose iyi kontranye maze kunguka 370% y'igishoro. Urumva ko ku gishoro cyane cya 50 cy'amadolari 50 binyuze mu kazi nakoze n'amakontra n'iki maze kunguka ubu bwikube ku ijana. Urumva ko ni ubwikube bunini cyane. Tuvuye hano rero, aha niho nari ndi kubereka ini n'agaciro mu madolari k'umutungo wawe wose, icyuzi cyawe cyose ko ari energy kiri muri no account. Hano hakaza level ugezeho. Hano hakaza nta TRX ubu ufite, hano nta TRX ufite. Nuvuye mfashe ya energy aya ngaya nkahita nyakonvatinga mu TRX, ahita balance itayimukira hano none ikaza mu TRX. So hano rero niho mfite ama energy yanjye yose ari muri kontara. Nahanga hari ubu ni bwa bwikube kuri percentage. Hano na available energy za zindi nyine ziza, zaba za bonus, zaba za komisiyo ya direct, zaba izivuye muri kontara mbikuje y'inyungu zitaziza hano. Hano rero freeze energy ni energy ziri na freezing nyine. Urabona ko yufashe zino energy ziri muri kontara ugateranyaho tuno uhitubona zino izi ngizi muri toto. Kirango uri kubibona. Ufashe utu ugateranyaho utu uhitubona izi ngizi nizo toto. Tugeze muri earn energy. Izi ni inyungu z'ama energy maze kubona nyine muri kontara yose. Hano ni muri cyagiye ushaka kwita wimukira muri freeze bitarinze ujya hano. Iyo kanze hano muri freeze ni kimwe nuko waza hano ugakanda hano ugakanda ahangaha. Byose iriya ni shortcut.
urabona ko byose ari kimwe nta gihinduka. Iriya ni shortcut, twibereye muri wallet. Iyi ni shortcut ya Freeze. Hano hari gift rero. Gift iri muri cya gihe mfite ama energy hano ari available, ariko wenda nshaka kuyoherereza undi muntu nawe uri muri TRX City, undi mu member wa TRX City. Aho kugira ngo wenda nuvuga ngo niba ngiye kwinjiza umuntu hano ufite ama energy ahwanye n'amadolari 100, nkaba ngiye kwinjiza umuntu aho kugira ngo nce kuri Binance tugura ama TRX baduhende dukonvertinga, ko buri ufasha amadolari 100 ukayanyuza kuri Binance ugakonvertinga muri TRX, ugakora transfer ukayohereza hano, agira hano atakira amadolari 100, agira hano ari nka 98. Kubera izo nzira zose yanyuzemo bagiye bakataho utuntu. Aho kugira ngo rero niba nyafiteho hano, aho kugira ngo duce muri izo nzira mpita nyamwohereza direct, mitanza hano kuri gift. Niyo yaba ari umuntu umaze gukorera account ako kanya, mitanza hano kuri gift, hita nkandaho. Hano ushobora kohereza ama energy cyangwa kohereza ama TRX. Urabona ko ama energy mfite ngaya itaza hano. Hano ushyiramo nimero ya telefone, ariko iyi 0 nshyizemo ibanza 078 ntago ijyamo, 0 yikuraho, ushyiraho uhereye kuri 7. Ariko hari account zimwe na zimwe, kuko hari account y'umuntu nafunguriye usanga 0 iriho. Nuvuga ngo urabanza ukaza ukareba kuri account ye imeze ite. Hari igihe 0 iba iriho hano. Niba 0 iriho hano na hari uyishyiraho, niba 0 ntayiriho ntuyishyiraho. Niko bimeze. Kandi ntabwo ukora copy paste. Twigarukire muri gift. Urandika, urabanza ukagenda ukareba hari contrat ye bimeze bite. Niba hariho 0 ukayishyiraho, niba nta 0 iriho ukayihorera. Kandi wandikamo, ntabwo ukora copy paste. Copy paste biranga. Hanyuma ukayituza hano, wemerewe byibura kohereza ama energy ari hejuru y'100. Uvuga ngo ugiye kohereza ama energy 20 ntago bikunda. Wemerewe kohereza ama energy ari hejuru y'100. Iyo umaze gukanda hano washyizemo nimero ugashyiramo ama energy yawe, ama energy ushaka kohereza, cyo ugakanda kuri all yose akahita ajyamo, ahita aza akiyandika hano. Urabona ko the number of arrivals handling fees, urabona ko nta kintu bagukata. Ukahita ukonfaminga. Iyo umaze gukonfaminga ushyiramo ya password yawe neza, ko kanya ama energy akahita amugeraho muri account ya wa muntu. No kohereza ama TRX nuko nguko bigenda. Gift record ni ukuza kureba ama transaction wakoze aheruka. Hano nk'ubu ngiye ama transaction nakoze, nk'ubu nakiri hari umuntu wanyohereje ama energy 8800, afite nimero iherwa n'iyi. Ntago hano waza kumbeshya ngo nayakoreje ngo ntiwayabonye, biba bigaragara. Ayo nasohoye, ayo noherereje abandi bantu nanjye hano bagaragara. Nohereje ama energy ya, nohereza ama energy ya, nohereza ama energy ya, nohereza ya, nakira ya, nuko nguko yabimeze. So iyi ni muri record, ni transaction nka historique. Ushaka kohereza ama energy nuko bigenda. Ufitemo ama TRX nabwuzamo hano niko bigenda. So turi muri wallet. Ngira ngo ahangaha nta kibazo na kimwe gihari. Security settings. Ku muntu wibagiwe password, hano email information. Iyi ngiyi ni email yanjye, niyo nkoresha. Hano login password. Mu gihe ushaka guhindura password, uraza hano kande password nshyashya ushaka gukoresha, uyikonfaminge, ukande hano kuri send. Iyo ukanze send bahita bakoherereza code kuri ya email yawe. Iyi ngiyi bahita bakorezaho code. Wowe ikintu ukora uhita ujya muri email yawe, ukareba ya code bakoherereje, ukahita uza ukayishyiramo hano, ukahita ukonfaminga, tayari ukabukoze, ukabuhinduye password nshyashya. Tuvuge ko wari usanzwe ufite password, wenda hari umuntu wayimenye, cyangwa ukeka ko hari umuntu ushaka kuba yayibonye, ugashaka guhindura password, uraza ukayihindura gutyo.
fund password. Iyi ni ya password yo muri withdraw, ya yindi mwabonye basaba cyane nk'umuntu ugiye gufreezinga cyangwa ugiye gukora withdraw bagusaba password. Tuvuge password yawe hari umuntu wayimenye cyangwa urashaka kuyihindura, urakanda hano uze ukore password yawe, igomba kuba igizwe n'imibare 6, uyikonfirmingemo hano uyisubizemo, ukande send, bakohereze code kuri email yawe, ugende uyirebe, ya code uzishyiremo hano, ukande confirm, password yawe ubu yihinduye. Hano rero ni contact za TRX City, Telegram cyangwa WhatsApp. Uvuga ngo hano niho ushyiramo account zawe. Uvuga ngo iyo nashyizemo account yanjye hano ngakenera gusaba ubufasha, biragaragara ko ari njye uri gusaba ubufasha na account yanjye. Hano ushyiramo account yawe ya Telegram, hanga ugashyiramo account yawe ya WhatsApp, nimero ukoresha. Tuvuye muri wallet tuje hano muri customer service. Customer service iyo ukanzeho bita bikudirectinga ako kanya kuhita ujya kuri Telegram ya TRX City ariyo usabiraho ubufasha. Telegram yanjye ngewe rero yagize ikibazo yo nohereje, ntago bikunda. Ko nasabye support kuri Telegram, ariko weho ufite Telegram ikora neza, hano ni usabira support mu gihe ufite ikibazo cya TRX City, wagize ikibazo runaka, usabira support hano baragusubiza. Mu gihe udasabye support mu upline wawe, twisubirire muri platform yacu. Urabona ko customer iyo ansubire okay. Urabona ko customer service iti kudirectinga kuri Telegram. Twagiye kuri Energy Lottery. Energy Lottery ni bwa buryo bwa tombora bashyizeho. Urabona tombora iriho ihagarariye, tombora iri igihembo gihari na $50 zihagarariye arizo zizagurwamo telefone ebyiri. Uvuga ngo one energy can participate once to obtain a lottery. Uvuga ngo ushobora gukoresha energy imwe winjira muri iyi tombora. The lottery will be drawn only when all participants reach the total number of energy required. Ni ukuvuga ngo iyi tombora izarangira ari uko abantu bose bakoze participant byibura ama energy bashyizemo angana n'3,500 hano. Akavuga ngo lottery algorithm winning number, umuntu utsinze, ubu ni uburyo bahitamo umuntu watsinze. Intercept total participant time of the last 6 purchase equal. So uyu ni uburyo bahitamo umuntu watsinze technically. Urabona ko iyi tombora yageze kuri 91%. Uvuga ngo harabura abantu 9 buzuza 3,500. Urabona bimaze kuri 3,170. Harabura abantu 9, nako harabura 9%. 9% nibo bantu bazagira gute bazuza zino energy. Harabura energy 330 kugira ngo uyu mubare uhite wuzuza uyu. Hanyuma tombora ite yifunga bahitemo watsinze. Participation. Hano hari record. Urabona ngiye ntago nigeze nitabira ino tombora. Hano hari my number ni 0. Number za my energy maze gushyiramo. Order record ngiye byose ni 0. Reka participating hano nkande kuri participation. Sibyo, hano ko nkanze kuri participation mpita mbona abantu bari guparticipa.
aba ni abantu binjiye muri iyi tombora, bamwe bashyize ama-energy 19, ama-energy 9, energy 1. Nkanze kuri participation hano, ninkanda kuri participation hano, nanjye ubu ndaba ngiye kwinjiramo. Reka nkoreshe energy 1, nkore OK. Urabona ko bita binsaba password yanjye ya fund password. Uvuga ngo nta kintu na kimwe wakora udashyizemo ino fund password. No fund password maze kuyishyiramo, ndagira OK. Urabona ko misenjya mu mubare w'abantu binjiye muri tombora do. Ninjiye muri tombora. Urabona ko n'ama-energy asabwa yisafaho rya rimwe ryanjye. Reka nongere nshyireho nk'ayandi 5. Abiri. Ngire OK. Shyiramo password. Arahita avamo hariya. So, iyo ni ukwitabira tombora. Tombora ni ubushake. Ushatse urayijyamo cyangwa ntuyijyemo. Twisubirire hano. Urabona ko energy lottery niyo tuvuyeho, hakurikiraho ni logout. Ibi byose maze kubirangiza, maze kwikorera icyo wikorera, ura deviceable yo gukora logout. Ukava muri account yawe. Umaze kuva muri account yawe, you are safe now. Ibintu byose ni sawa. So ufite ikibazo rero abaze muri comment, udafite ikibazo akore like, anasharing n'abandi bantu. Umuntu utari waza muri TRX City, reba iyo link iri muri description. Ukandeho ukora account, numara gukora account umbaze, mpamagare, ukore umbaze, ushyire muri comment hano. Ariko umuntu nakira n'umuntu wamaze gukora account akoresheje iyo link, ubundi akambaza nkamusobanurira. Kuri no nimero nshyizeho niyo kuri WhatsApp.